kuva mu mwaka w'2013 hatangijwe ku mugaragaro ikoranabuhanga rya IBM. Ubukangurambaga kuri ryo bwatanze umusaruro ku buryo bukomeye. Abacuruzi baryanditseho bariyongereye cyane, bava ku 1,000 mu mwaka w'2013 bagera ku bihumbi bisaga 116 mu mwaka wa 2025. N'ikoranabuhanga ryafashije cyane mu bucuruzi. Abacuruzi boroherwa no kugenzura stock cyangwa ibiri mu bubiko bwabo, ariko kandi ku rundi ruhande rinafasha ikigo cy'imisoro n'amahoro kongera umusoro wa TVA utangwa n'umuguzi wa nyuma ku bicuruzwa guze. Ngiyi impamvu rero mu gushimangira ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya IBM, abaguzi nabo bashishikarijwe cyane kwaka inyemezabuguzi buri gihe cyose bahashye, ndetse mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2024 hemezwa iteka rya minisitiri rishyiraho ishimwe ringana n'10% ku muguzi wese watse fagitire ya IBM, ndetse n'ishimwe ringana na 50% ku bihano bicibwa umucuruzi wanze gutanga fagitire ya IBM cyangwa se agatanga iriho amafaranga atubije. Kuva iyi gahunda y'ishimwe kuri TV itangiye, muri rusange hamaze gutangwa amafaranga y'ishimwe y'ibihembwe bigera kuri 3. Nishimwe ryaje rishimangira neza akamaro ko kwaka fagitire ya IBM ku muguzi wese ugiye mu iduka guhaha. Ngiye guhaha naka fagitire kuko uretse no kuyaka ukoresheje kuvuga ngo nzahembwa ni itegeko. Ni itegeko kuko uba ugomba kumenya ngo iyo igiciro bamereye ni icyanyacyo, ari amafaranga ugomba gufataho, kuko ujya kubona iyo watse fagitire ko bisa kose message urayibona y'ibiceri winjije ku munsi, kandi aho wiceceke aho wibereye nta kintu wagize gute, nta kintu wasohoye. Ni impamvu ari itegeko. Leta y'u Rwanda irashishikariza kuvuga ngo abacuruzi bagendere ku biciro bimwe. Nusanga ukana kari hejuru ku giciro kandi uzi neza yuko uwo wajya guhahira aguha IBM igiciro cye kiri hasi, uzagira impungenge yuko ibiciro batangana. Kandi ababishinzwe niba kwaka fagitire bazagenda mu bazati kuki ibyo biciro byagenwe wote ry'ucururizwa. Jewe uyu munsi ngiye guhaha nibuka kwaka fagitire ya IBM kuko ntago najya mu iduka ridatanga fagitire ya IBM. Kuri wowe uhashye ubutanze umusoro w'igihugu nk'umuturage w'umunyagihugu, hanyuma nawe ku mafaranga wishyuye ukagenerwaho ishimwe ku mafaranga wishyuye, kandi ukazanahabwa irindi shimwe ry'uko wakoresheje watanze umusoro kubera kwaka fagitire ya IBM. Itegeko nimero 020/2023 rigena uburyo bw'imisoreshereze mu Rwanda. Rigena ko buri muntu wese ukora ibikorwa bibyara inyungu ari itegeko gukoresha ikoranabuhanga rya IBM. Ingingo yaryo ya 88 iteganya ko umuntu wanditse ku musoro ku nyongeragaciro iyo adatanze inyemezabuguzi yemewe acibwa amande yikubye inshuro 10 z'agaciro ku musoro ku nyongeragaciro warunyirijwe. Ku rundi ruhande ariko ibi ntibikuraho ko hari abacuruzi usanga abaguzi bajya kugura bakabima fagitire za IBM cyangwa se bakabwira ko ibikoresho bakoresha mu gutanga IBM byapfuye, bategereza bakaza kuziboherereza. Ubundi buriya ikintu uguze nk'umuguzi wa nyuma ntugiherwe inyemezabuguzi, ntago kiba ari icyawe mu buryo nta kigaragaza yuko icyo kintu ari icyawe. Kuvuga rero ngo fagitire ntago iri kuboneka cyangwa se nzayikoherereza, genda kandi wahashye wishyuye, ese ni cyemeza yuko icyo kintu wakishyuye? Ese ni cyemeza yuko ahubwo cyanyuze no mu nzira zikwiriye? Ibyo rero ntago amategeko abyemera ku mucuruzi wese udatanze inyemezabuguzi. Biteganya yuko ahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Umuguzi rero wanyuma wese abwiye ngo ntago tuguha fagitire cyangwa se n'ubundi buryo tugenda tubona butandukanye bari ku abacuruzi bamwe bagenda bakoresha, rwose twavuga ngo abacuruzi bihane cyangwa se wenda bazahanwa n'amategeko, ariko abo baguzi nabo tukababwira ngo mu gihe bigenze bityo kandi wamaze kwishyura
mu by'ukuri igihe cyo guhabwa fagitire cyangwa se cy'umusoro kiba cyanageze buryo iyo wishyuye. Tax point ni aho ngaho mu kwishyura. Mu gihe wamaze kwishyura ntuhabwe fagitire ya IBM, tanga amakuru kugira ngo uwo mucuruzi yisubireho mu by'ukuri ajye atanga fagitire cyangwa yubahiriza amategeko nk'uko abisabwa. Indi ngingo nawe y'ingenzi ku mikoreshereze ya IBM nuko ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko cyavumbuye ko hari abacuruzi batanga inyemezabuguzi ku babaguriye ariko nyuma bagasubira muri sisiteme yazo bakazisiba. Ni ikibazo ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko gishobora gushyira umucuruzi mu kaga kuko n'ubundi bihita byigaragaza muri sisiteme. Twarabibonye ko hari abacuruzi basubira inyuma yo gutanga fagitire ya IBM bakayikansoringa cyangwa se bakagira nk'aho bari bibeshye mu kuyisohora. Kandi mu by'ukuri navuga yuko ibyo ngibyo ni uguta igihe kuko ibyo turabibona natwe muri sisiteme turabibona. Kandi aba bantu mu by'ukuri nta minsi myinshi isigaye kugira ngo babone ingaruka zo gushaka kunyereza umusoro. Ibyiza by'umusoro turabizi, turabibona, bitugeraho umunsi ku wundi. Ni gute njyewe nahaha ikintu nk'umuguzi wa nyuma, ngiye kugikoresha, usohoye fagitire, warangiza uvuga ngo oya naniye cyerekanye kansoringi. Mu by'ukuri iyo ni imigirire mibi cyane. Umuntu akwiriye mbere na mbere kubanza kwisubiraho we ku giti cye, akabona yuko ari guhombya igihugu cye, ntago ari gukora inshingano ze nk'uko amategeko abimusaba. Ariko kandi ikiremereye kurushaho ni uko natwe nka Rwanda Revenue turabibona, kandi tukabibona atari uko ari kubikora wenda agiye mu mashini agiye kubihindura gutyo, ahubwo imyitwarire ye mu gutanga fagitire ya IBM yose buriya turayibona. Niyo mpamvu inama yoroshye umuntu yagira umucuruzi ni ukuvuga ngo kora wubahiriza amategeko. Mu gukomeza gushimangira kandi umuco mwiza hagati y'abacuruzi n'abaguzi ku bijyanye no gutanga ndetse no kwaka fagitire ya IBM, ikigo cy'imisoro n'amahoro gisobanura ko nk'uko iteka rya minisitiri ribiteganya hazakomeza gutangwa ishimwe ringana n'10% ku baguzi bose baka fagitire za IBM ndetse n'ishimwe ringana na 50% ku bihano bicibwa umucuruzi wanze gutanga fagitire ya IBM cyangwa agatanga itubije. Ikigo cy'imisoro n'amahoro nanone kimara impungenge bamwe mu baguzi biyandikishije muri gahunda y'abahabwa ishimwe kuri TVA batse inyemezabuguzi za IBM ariko mu gihe cy'itangwa ry'amafaranga bakabona make. Ubundi iyo amashimwe nyine iyo umuntu ari gusaba fagitire za IBM agenda abona nyine muri sisiteme akanza akanyenyeri cyangwa se akajya kuri website, agenda abona ingano ko agenda azamuka, akabona ayo yishyuwe, ayo yahawe, asigayemo ayo agomba guhabwa. Ariko hagati aho hari nk'igihe wenda usanga wasabye fagitire ya IBM, umucuruzi ugasanga wenda ntiyigeze ayideklarara, uwo musoro ntabwo yigeze awishyura. Icyo gihe mu yuhabwa habanza gukurwamo ya yandi atarishyurwa. Niyo mpamvu ushobora gusanga ayo ubona muri sisiteme wenda ataje neza nk'uko angana kubera ko wenda hari atarishyurwa, cyangwa se nk'iyo fagitire hari ubugenzuzi kiri gukorwaho, cyangwa se hari n'ibyo batadekaraye usanga wenda ntibigeze bideklarara. Ibyo byose ni ibishoboka kugira ngo wenda umuntu amashimwe ari kubona ingano yayo ntabangana nayo yakiriye mu gihe twayatanze. Ariko nanone ubwo bugenzuzi bukomeza gukorwa ndetse akaba n'igihe dutangiye ibyo twita enforcement cyangwa se kugaruza umusoro utarishyuwe, kuko twamaze kubona ko yawumenyekanishije ariko ntiyawishyuye. Kuba atawishyuye bivuga ngo wa wundi agomba guhabwa ishimwe rigendanye n'ayo mafaranga ntago arihabwa. Ariko mu gihe dutangira ibikorwa byo kugaruza ayo mafaranga y'umusoro, iyo amaze kwinjira na yandi tugomba gutanga nk'ishimwe nayo ahita ajya mu bagomba kwishyurwa, bityo wenda hagati mu gihembwe cyangwa se nyuma nyiramashimwe akabona yandi nayo aje ariho. Naha rero dusoreje iki kiganiro twagarutse ku kamaro ko gutanga inyemezabuguzi ya IBM ndetse na gahunda y'ishimwe kuri TVA rigenerwa buri muguzi wese watse fagitire ya IBM. Niba hari igitekerezo wifuza gutanga waduhamagara kuri 3004 cyangwa se ukaba watwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu.